kibaye ikinyuranyo, amajwi abaye abiri. Ijwi ry'Imana ryamuburiye ngo ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ijwi rya kabiri riza ari ikinyuranyo, rivuguruza ry'Imana rimubwira ngo gupfa ntuzapfa, kuko yari yamaze gutandukana n'Imana. Ntabwo yabashe kumenya gutandukanya amajwi abiri. Nshuti yanjye muvandimwe, aha niho ruzingingata, aha niho ikibazo inyoko muntu ifite, kutamenya gutandukanya amajwi abiri. Iry'Imana rikubwira ngo umunsi wakiriyeho, umunsi wibye, umunsi wasambanye, umunsi wishe, umunsi wishe iteko ry'Imana iryo ari ryo ryose, no gupfa uzapfa. Ariko ijwi ry'umusukanyi nabugingo n'ubu ishyano isi yagushije nuko iyo umuntu amaze gutandukana n'Imana atabasha kumenya rya jwi rya mbere ry'Imana, akumvira ijwi ry'umushukanyi. Buriya ubuzima bw'ifi ni mu mazi. Iriya fu ivanye mu mazi ukayishyira ku musenyi, utayikubise, utayiteye icyuma, irapfa, kuko ubuzima bwayo ni mu mazi. Ubuzima bw'ishami ni ku giti, ubuzima bw'ikimera ni mu butaka. Kiriya kimero kivanye mu butaka kiruma. Niyo mpamvu natwe imibereho yacu, kugira ngo tugirane isano n'Imana, kugira ngo tube bazima, kugira ngo twere imbuto zikwiriye abihana, nuko twomatana n'Imana mu ijambo ryayo. Muri uyu mwanya mwiza kandi w'icyubahiro, tunejejwe no kugira umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana turisangira n'ubwoko bwayo. Reka dushimire Imana yacu yaduhaye akagahe keza ko gusangira n'ubwoko bwayo ijambo ry'Imana. Uwo muganira muri kumwe muri uyu mwanya ni Pasiteri Munyampeta Gaspari, umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Gakeri. Uyu mwanya rero nishimiye ko dusangirira hamwe insanganyamatsiko ivuga ngo amahirwe y'umunyabyaha. Amahirwe y'umunyabyaha. Reka dusenge. Data w'ikibero cyinshi udukunda cyane, uri mu bikari byera by'ijuru, Imana yaremye umuntu ku ishusho yayo, kandi uwo muntu ukamurema umukunze, ukamurema atunganye afite imico mbonera. Nubwo icyaha cyahindanye inyoko muntu, ijuru ryaratabaye maze uha umucunguzi, umwami w'abami, umuremyi w'isi n'ijuru, Yesu Kristo araducungura kugira ngo abamwizera twese tuzaraga ubugingo buhoraho. Reka muri uyu mwanya mwiza, ubwo tugiye kubumbura ijambo ryawe ryera wahumetse bwawe, kugira ngo datugira neza riduhindure gusa nawe, maze ubwo impande zabivuze umwami w'abami azanezezwe kumurikira data wa twese abavuye mu bise by'amaraso ye, maze tuzagira iherezo ryiza ryo kuzaragana ubwami bwawe. Nibyo tugusabye tubikwigingiye mu izina rya data wa twese n'umwana w'umwuka wera, amen. Amahirwe y'umunyabyaha. Iyo dusomye mu gitabo cya Bibiliya, igitabo kibanza cy'Itangiriro, igice cyaho cya mbere, turahasoma amagambo avuga ngo murongo wa 26, igice cya mbere cy'Itangiriro, Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Umurongo wa 27, Imana iri mu muntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Ndagira ngo ahangaha turasanga amateka yo kubaho k'umuntu, kandi icyo Bibiliya itubwiye ko uyu muntu yarimwe ku ishusho y'Imana. Ishusho y'Imana ni iki mu muntu? Iyo dusomye ibitabo bitandukanye bitubwira ko iyi shusho y'Imana mu muntu yari amategeko y'Imana. Amahirwe y'umunyabyaha. Umuryango wabayeho wa mbere waremwe ku ishusho y'Imana. Ishusho y'Imana mu muntu bisobanuye ngo uyu muntu yari imbonera,
uyu muntu yaratunganye rwose, uyu muntu kandi yaratekanye afite amahoro. Impagarike y'uyu muntu yose yari urukundo, kandi icyamurangaga kwari ukumvira umuremyi we no kumwubaha. Uyu muntu ashyirwa mu ngobyi ya Edeni yahawe amabwiriza cyangwa se icyo twakwita amategeko. Ibyo turabisanga mu Itangiriro igice cyaho cya 2 duhereye ku murongo wa 15. Bibiliya se itubwira iki? Reka twumve ikivuga. Itangiriro igice cyaho cya 2 umurongo wa 15. Tukomeze tuzirikane insanganyamatsiko yacu itubwira ngo amahirwe y'umunyabyaha. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Umurongo wa 16. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri ingobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Umurongo wa 17. Ariko igiti cy'ubwenge umenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Aha nshuti muvandimwe, tuhitondere cyane. Umuntu icyo bisobanuye, umuntu aremanwe umudendezo, umuntu aremanwe uburenganzira bwose, ashyizwe mu ngobyi ya Edeni, ahawe amahirwe yo kurya ku mbuto zose z'ibiti byo muri iyo ngobyi. Ariko uyu murongo wa 17 Imana Uwiteka iravuga ngo ariko igiti cy'ubwenge umenye icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Uyu muryango ntabwo wari uzi urupfu, uyu muryango ntabwo wari uzi umubabaro, uyu muryango nta gahinda, nta guhangayika, ntacyo bari bazi. Ntabwo bamaze gushyirwa muri ingobyi ya Edeni, turasanga nanone uyu muryango umaze kubaho ntabwo Imana yatereranye. Ibitabo biratubwira ngo Imana n'abamarayika basuraga uyu muryango kugira ngo uyu muryango ususuruke, uyu muryango unezerwe. Ariko ntabwo byagarukiye aho, bawubwiraga n'amateka y'ibyabereye mu ijuru, inkomoko y'icyaha, uburyo Rusufero wari umukerubi utwikira yaje kwigomeka ku Mana. Ariyo magambo dusoma mu Byahishuwe igice cyaho cya 12 umurongo wa 12. Ibyahishuwe igitabo gisoza ibitabo bindi, igice cyaho cya 12 umurongo waho n'ubundi wa 12 hatubwira ngo ngwikisi. Reka twumve icyo biri tubwira. Umurongo wa 12 haratubwira ngo nuko rero wajuruwe namwe abaririmo nimwishime, naho we wasiwe nawe wanyanja we mugushishyano, kuko Satani yamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Ijuru niryishime n'abaririmo, ariko isi igushishyano, kubera ko Satani ayimanukiye afite umujinya mwinshi. Aha tuhumve neza kandi tuhasobanukirwe. Umuntu yararemanwe umudendezo, kandi uyu muntu yagombaga kubwirwa amateka y'urugamba rwabereye mu ijuru. Iyo dusomye igitabo cy'intambara ikomeye, igitabo cyabonetse mu ndimi nyinshi, mu gice cya 29 gifite insanganyamatsiko ivuga ngo inkomoko y'ikibi. Ku bantu benshi inkomoko y'icyaha n'impamvu kiriho byabaye isoko yo guhera mu rungabangabo. Iyo babonye ibikorwa by'icyaha n'ingaruka ziteye ubwoba z'amahano zigikomokaho, bibaza impamvu ibi byose bishobora kubaho mu butegetsi bw'Imana nyir'ubwenge, imbaraga n'urukundo bitagira iherezo. Aho hari iyobera batabonera ubusobanuro. Muri uko kutamenya no gushidikanya barahuma,
ntibabashe gusobanukirwa n'ukuri kwahishuwe mu buryo bweruye mu ijambo ry'Imana kandi kwerekeye agakiza k'abantu. Mu gushakisha ibyerekeranye no kubaho kw'icyaha, hari abantu bashishikarira gushakira mu by'Imana itahishuye, bityo ntibashobore kubona umuti w'ingorane bafite, kubera ko bene abo baba babogamiye mu gushidikanya no kujya impaka n'igihe bitari ngombwa. Bashingira ku kuba badashoboye gukemura ikibazo cyo kubaho kw'icyaha, maze bakabigira urwitwazo rwo guhinyura amagambo mu byanditswe byera. Nyamara hari abandi badashobora gusobanukirwa mu buryo bubanyuze n'ikibazo gikomeye cy'icyaha, bitewe n'uko imigenzo n'ubusobanuro bugoretse byateje umwijima inyigisho ya Bibiliya ku byerekeye imico y'Imana, kamere y'ubutegetsi bwayo n'amahame y'uburyo ifata icyaha. Noneho rero ndagira ngo tubasobanurire icyaha. Icyaha ni umucengezi, kandi kubaho kwacyo ntibishobora gutangirwa impamvu. Ibyacyo ni amayobera, ntawabona uko abisobanura. Kugitangira urwitwazo ni ukugishyigikira. Haramutse habonetse urwitwazo kuri cyo, cyangwa hakagaragazwa impamvu yatumye icyaha kibaho, nticyaba kikiri icyaha. Ubusobanuro bwonyine bw'icyaha dufite ni ubwatanzwe mu ijambo ry'Imana rivuga ko icyaha ari ukwica amategeko. Icyaha ni ukwica amategeko. Aha tucyumve neza. Amahirwe y'umunyabyaha niyo nsanganyamatsiko yacu. Ariko icyaha ubwacu, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ko icyaha ubwacu, ubusobanuro bwacyo ari ukwica amategeko. Uyu muntu rero ashyizwe mu ngobyi ya Edeni, ahawe umudendezo wose wo kurya ibiti byo mu ngobyi ya Edeni, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi arabwiwe ngo ntukakiryeho. Kuko rero yaremanwe umudendezo, maze ntibyatinda wa mudendezo awukoresha nabi. Turasanga mu Itangiriro igice cyaho cya gatatu, Itangiriro igice cyaho cya gatatu, turasanga ingorane. Wa muntu wari umuziranenge, wa muntu wari utunganye, wa muntu wari ufite amahoro, maze umudendezo ntiyawukoresha neza. Igice cya gatatu, umutwe w'amagambo uravuga ngo inzoka yoshya Eva. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arasubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Ndagira ngo ahangaha ingorane za mbere rya shyano Yohana yavuze mu byahishuwe 12:12, wasiwe nawe wa nyanja we mugusha ishyano, kuko Satani abamanukiye afite umujinya mwinshi, kandi azi ko afite agahe gato cyane. Kuko baremanwe umudendezo, wa mudendezo bawukoresha nabi. Ikosa rya mbere ni ugutandukana kwa Adamu na Eva. Umwe ajya ikusi, undi ajya ikasikasi. Baratandukana, kandi cyabanje mbere ko batandukana, babanje gutandukana n'Imana. Ntabwo bumviye amabwiriza yayo. Muri uko gutandukana, Satani w'umunyabwenge, Satani w'inshakura, Satani w'umugome, Satani w'umushukanyi yari yamaze kubona ko bamaze gutandukana n'Imana. Bamaze gutandukana n'Imana, nibwo yatinyutse umuntu, kuko yabonye ko atakiri mu burinzi bw'Imana, kandi cyabanje ni ukwica itegeko ry'Imana. Bamaze kuryica,
kubera kutagirana isano n'Imana baratandukana. Umugabo n'umugore bamaze gutandukana, maze inzoka itinyuka umugore. Igitangaza, Eva wari umenyereye ibyaremwe byari mu ngo bya Edeni, amatungo, inyamaswa, ibiguruka mu kirere. Ntabwo yari yarigeze yumva na rimwe inzoka ivuga nk'umuntu. Aha hari ikibazo gikomeye. Ijwi rya mbere ry'Imana mu gice cya 2 umurongo wa 17, Imana iramubwira ngo umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ariko kuko yamaze gutandukana n'Imana, ntabwo yabashije kumenya gutandukanya amajwi abiri. Haje irindi jwi, kandi iryo jwi riza mu kiremwa cyitwa inzoka. Ariko kuko yamaze gutandukana n'Imana, ntiyamenya ubwo buriganya bwa Satani. Maze Eva aganira n'ikiremwa cy'umushukanyi, kandi kiri kuvuga ijwi nk'iryo asanzwe avuga. Umurongo wa 4 w'igice cya 3 cy'Itangiriro, iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa. Amajwi abaye abiri. Uyu murongo wa 4, Satani anyuriye muri iki kiremwa cy'inzoka aravuga ngo gupfa ntimuzapfa. Ariko Imana yamubwiye ngo n'umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Kibaye ikinyuranyo, amajwi abaye abiri. Ijwi ry'Imana ryamuburiye ngo ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ijwi rya kabiri riza ari ikinyuranyo, rivuguruza ry'Imana rimubwira ngo gupfa ntuzapfa. Kuko ari yamaze gutandukana n'Imana, ntabwo yabashe kumenya gutandukanya amajwi abiri. Nshuti yanjye, muvandimwe, aha niho ruzingingata. Aha niho ikibazo inyoko umuntu ifite, kutamenya gutandukanya amajwi abiri. Iry'Imana rikubwira ngo umunsi wakiriyeho, umunsi wibye, umunsi wasambanye, umunsi wishe iteko ry'Imana iryo ari ryose, no gupfa uzapfa. Ariko ijwi ry'umusukanyi nabwiye ngo n'ubu ishyano isi yagushije, nuko iyo umuntu amaze gutandukana n'Imana atabasha kumenya rya jwi rya mbere ry'Imana, akumvira ijwi ry'umushukanyi. Amahirwe y'umunyabyaha. Turasanga ahangaha nanone, nubwo bari bamaze gucumura, turasoma uyu murongo nanone wa 5, kuko Imana nanone inzoka iracyabwira Eva iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Umurongo wa 6, uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ikigikundiro, ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Umurongo wa 7, amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibaye by'imitini biremeramo ibicocero. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa. Bari bambaye ishusho y'Imana, ariko bamaze gukora icyaha bagiye babona bambaye ubusa. Kwambara ubusa, ya shusho y'Imana bari baremanwe yari yamaze kwangirika, maze bihangira gukiranuka kwabo. Bafata ibaye by'imitini bidoderamwo ibicocero, izuba ryari kuva bikuma, kuko nta mvura yariho icyo gihe, ariko ntabwo byari kumara kabiri. N'ubushyuhu bwabyo bwari gutuma ibyo bibaye by'imitini byuma. Ariko turahasanga isezerano muri iki gitabo cy'Itangiriro, igice cyaho cya 3, ya mahirwe y'umunyabyaha. Turahasanga isezerano rikomeye cyane. Umurongo wa 15 w'igice cya 3, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Nshuti muvandimwe, duhuriye kuri iri jambo ry'Imana,
uyu murongo wumve neza, nubwo benshi batawusobanukiwe, ariko ahangaha ni isezerano ryo gucungurwa k'umunyabyaha. Aha ni amahirwe y'umunyabyaha. Uwiteka aravuga ati, umurongo wa 15, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Aha tuhumve neza kandi tuhasobanukirwe. Iyo bavuze ahangaha umugore, baba bavuze itorero, bavuga urubyaro rwa Satani ni Satani ubwe. Noneho ndagira ngo Bibiliya irabidusobanura neza. Iyo dusomye hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abanyefeso, igice cyaho cya 5 umurongo wa 31 ndetse ukageza n'umurongo no ku murongo wa 32, umugaragu w'Imana Pawulo arabisobanura neza kugira ngo twumve rura rwango rwagombye kuba hagati y'umugore. Ese uriya mugore ni Eva? Oya, uriya mugore uvugwa, Eva ashushanya itorero ry'Imana. Eva ashushanya itorero ry'Imana. Urubyaro rw'inzoka ni Satani ubwayo. Ariko icyo bishatse kuvuga ni iki? Urwo rwango rwari rutangiye ahangaha muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cyaho cya 5 umurongo wa 31 ndetse tugeze 32. Haravuga ngo, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Umugambi w'Imana. Iyo dusomye hariya n'ubundi aya magambo arongera tukasoma mu Itangiriro igice cyaho cya 2 umurongo wa 24, niho hatubwira nanone ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore akaramata, bakaba umubiri umwe. Imana irema umuntu yifuzaga ko agira isano nayo maze bakaba umwe. Nicyo cyitegererezo ijambo akaramata ryatangiriye ku mugabo n'umugore. Niyo mpamvu imiryango myinshi muri iki gihe ifite ingorane. Ijambo akaramata ntabwo turyumva. Bazabana akaramata. Akaramata ni agasimba, hari aho gasobanukirwa ijambo akaramata. Ubundi hari agasimba gafata ku byaremwe cyane cyane ku nsina. Ako gasimba gato cyane iyo kahafashe ako karamata ntabwo gashobora kuhava na rimwe. Insina yuma karumana nayo, bayitema bayijyaniye amatungo karajyana nayo. Noneho umugambi w'Imana, Imana iremera umuntu umugore, Adamu imuha Eva. Yaravuze ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Nanone akaramata turagasanga ku ishami n'igiti. Buriya hari ishami ryafashe ntabwo rishobora, kiriya kimenyetso cy'ishami ntacyo umubaji ashobora gukora ngo avaneho kiriya kimenyetso aho ishami riri. Ubwo icyo Imana yashaka kuvuga ni iki? Yashakaga kuvuga isano umuntu azagirana n'Imana akabana nayo akaramata, maze ifatiye ku isano umugabo n'umugore bagomba kugirana. Nanone hari icyo Imana yari yerekejeho kuri uyu murongo wa 32 w'igice 33 ndetse na 30. turasoma kuri uyu wa 32 na 33. Ibyo ni ubwiru. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Ubwo nushaka kubyumva neza urasubira kuri aya magambo twavuze, twasomye ruguru ku murongo wa 31. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. 32. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Nshuti yanjye muvandimwe, ahangaha uyu murongo urerekana nanone
twasomye mu Itangiriro 3:15, uru rwango Imana yari igiye gushyira hagati y'urubyaro rw'umugore no hagati y'urubyaro rw'inzoka, ni ukuvuga ngo ni hagati y'itorero ry'Imana na Satani. Urwo rwango kandi arongera akavuga ngo uru rubyaro, reka tusome neza twongere tusubiremo, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe. ni ukuvuga ngo urubyaro rw'umugore rwagomba gukomeretsa, ndetse muri Bibiliya y'Igiheburayo bavuga ko ari ukumena, kujanjagura. Umutwe w'urubyaro rw'inzoka kwari ukujanjagurwa kwa Satani. Noneho gukomeretswa agatsinsi no ku rubyaro rw'umugore ni umubabaro Kristo yagize ari ku musaraba, igihe yaterwaga imisumari mu biganza, aterwa imisumari mu birenge. Uko niko gukomeretswa agatsinsino ku rubyaro rw'umugore. Kumenwa, gukomeretswa umutwe ku rubyaro rw'inzoka, ni igihe Kristo yabambwaga, rya jwi ryavugaga ngo birarangiye. Yesu Kristo acunguye umunyabyaha mu rupfu rwe. Urupfu rwa Kristo rwashenjaguye, rwamenaguye umutwe w'inzoka, rwamumaze ubushobozi. Bisobanurwa ngo iri ni isezerano, aya niyo mahirwe y'umunyabyaha. Nshuti yanjye muvandimwe, ndagira ngo twese nk'ikiremwa muntu tuzi ingaruka z'icyaha mu nyoko muntu. Ngaho nimurebe, bakimara gucumura bahawe isezerano, ariko kubera ko hagomba kubaho imbabazi n'ubutabera, Imana itanze isezerano, ariko bagezweho n'ingaruka z'icyaha. Nimurebe, umwana uvuye mu maraso yabo ni Kayini, uw'ubuheta ni Abeli. Bariya bana nta shuri bigeze bajyamo, uretse gusa ishuri bigiraga ku babyeyi babo ryo kubona ababyeyi batamba igitambo. Buriya umwambaro wa mbere Adamu na Eva babonye ni intama ubwabo bisogoteye. Iriya ntama ishushanya ntama y'Imana uzakwiraho ibyaha by'abari mu isi. Uriya mwambaro bambaye ushushanya gukiranuka kwa Kristo, kandi uko gukiranuka kwa Kristo ntikwaboneka hatamenetse amaraso. Maze kuko abana bigiraga ku babyeyi, babonaga igitambo kiva amaraso bari gutamba, reka bazajyane mu mirima maze bubaka ibicaniro nk'uko ababyeyi babo bacyubaka. Bari babiri. Noneho Kayini we yubatse igicaniro ashyiraho imbuto, Abeli yubatse igicaniro ashyiraho igitambo kiva amaraso aragisogota. Uwiteka ahira igitambo cya Abeli. Ibyo turabisanga ahangaha n'ubundi muri iki gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 4 umurongo, reka tuze guhera hano kuri uyu murongo wa 4. Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku bw'urugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Umurongo wa 6, Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi niwe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Umurongo wa 8, Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Nawe ibaze, utekereze izi ngorane zibaye muri Edeni, zibaye muri uyu muryango. Reba abana babiri bavukanye, nta wa gatatu, ni abavandimwe bahetswe mu nda imwe, bonse ibere rimwe, bahetswe mu mugongo umwe, basangiye ku isahani imwe, basangira igitanda kimwe. Ariko kuko bavuye mu maraso yangiritse y'icyaha, Kayini avukana icyaha.
abana turabafite bato cyane, muzasanga bari hariya. Bamwe abana batoya uzasanga utwana tudukobwa turi guheka, turi kure mu twana, yewe abana bato cyane b'abahungu bari kubaka amazu, aba mu bice by'inka bari gushaka inka. Iyo mirimo yose ntawe uyibatoza, ahubwo bo ubwabo ni ibintu biba bibarimo, ni ibintu baba barigiye rimwe ku babyeyi babo ibyo bakora. Aba bana nabo bakora ibyo ababyeyi bakora, ariko ikinyuranyo kiba mu bitambo. Nshuti yanjye, igitambo utamba cyaba gishimwa n'Imana. Aha hari isomo rikomeye cyane, ingaruka zirabonetse. Reba umwana wa mbere wapfuye ku isi, Abeli, umurambo uraboneka. Mukuru we Kayini, reba ateguye ikintu cy'ubuhiri, akica murumuna we kugeza igihe amuvana mu mwuka. Maze ahangaha ku murongo wa 9 w'igice cya 4 cy'itangiriro, Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Nawe umva icyo gisubizo cy'uwo mwana, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Ibyo ni ibisubizo abana benshi muri iki gihe basubiza ababyeyi, ariko izo ni ingaruka z'umurage nanone bahawe n'abababyaye. Niyo mpamvu umugabane munini w'ababyeyi ubu bafite agahinda n'umubabaro wabo babyaye. Izo ni ingaruka z'icyaha. Ingaruka z'icyaha zibyaye urupfu rya jambo Imana yavuze ngo umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ariko wabanje gupfa cyane ni Kayini, maze Kayini amaze gupfa ahinduka umwicanyi. Iteka ryose iyo umuntu yatandukanye n'Imana aba yapfuye. Reka mbahe utuntu dutatu twa illustration. Uzasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 15. Yesu agiye kwigisha abigishwa ikirebana n'isano, ikirebana n'ubumwe bagomba kugirana nawe, maze abigishiriza ku giti cyitwa umuzabibu. Yesu aravuga ngo ndi umuzabibu namwe muri amashami. Ariko ubwo Bibiliya ni sentezi irahinnye, yabanje kubereka, ubwo bagiye mu banyeshuri rya somo rya botanike ry'ibyaremwe, abigishiriza aho ngaho ku byaremwe, abereka isano ishami rifitanye n'igiti cy'umuzabibu. Ririya shami rikomezwa kandi rigakuzwa n'amakakama. Igiti ubwacyo cy'umuzabibu, iriya mizi ivoma amakakama, icyo twita za sepu, maze rikazamukira, ayo makakama akazamukira mu gihimba, igihimba nacyo kikagabura ishami, ishami rikabona rikayanga, rikabona rikera imbuto. Yesu nawe aravuga ngo nimuguma muri njye n'amagambo yanjye akaguma muri mwe, uwo niwe uzera imbuto nyinshi. Umurongo wa 5, ariko ntacyo mwabasha gukora mutamfite. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo muri uyu mwanya umenye ko ntacyo wabasha gukora udafite Yesu. Bisaba kubana nawe, komatana nawe, ariko urugamba Satani arwana ni rwa rundi rwahere muri Edeni. Yabanje gutandukanya umuntu n'Imana, yabanje kumutandukanya n'ijambo ry'Imana. Ushobora kuba uri mu madini atandukanye, ushobora kuba usengera mu itorero runaka, ariko nshuti yanjye, igihe cyose ijambo ry'Imana utaririye, ujye wibaza utariye ibyo kurya, umuceri, ibikoma n'ibindi, ibishyimbo, urebe niba iminsi wamara utariho utarya ijambo ry'Imana. Ugaheruka ijambo ry'Imana ugiye mu rusengero gusa, cyagiye pastor ari buhagarara imbere yawe, padiri ari buhagarara imbere yawe, warangiza ukagenda ukarambika Bibiliya, ukazongera kuyifata ku isabato ku Badventiste, abanyacyumweru ukayifata ku cyumweru, ugaheruka icyo gihe. Wibaze nanjye nibaze, ni iminsi ngahe wamara utarya ibyo kurya bisanzwe? Satani iryo banga ararizi. Muri iki gitabo
cy'intambara ikomeye mu cyigisho kivuga ngo imitego ya Satani, harabisobanura neza ngo Satani azi neza yuko abazatera kwirengagiza gusenga no kwiga ijambo ry'Imana, ngo yizadashidikanya ko bazagwa mu mitego ye. Iryo banga Satani ararifite. Icyo abanza gukora bwa mbere ni ugutandukanya umuntu n'ijambo ry'Imana, kuko iri jambo ry'Imana ni umutsima w'ubugingo, rirahembura. Niyo mpamvu uzabisoma mu kibwirizwa Yesu yigishirize ku musozi w'umugisha, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 5 umurongo wa 6. Yesu ati, hahirwa abafite inzara n'inyota. Iyo nzara n'inyota ni iby'ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye muvandimwe, kundi ijambo ry'Imana. Umugambi wa Satani ni ukugutandukanya n'Imana, kandi aho ni ishyano ryabanjirije. Yabanje gutandukanya umuntu n'Imana, maze umuntu kuko atarafite uburinzi bw'Imana ntiyabasha gutandukanya amajwi abiri. Ijwi ry'Imana rimubwira ngo umunsi wa kiriho no gupfa uzapfa. Ijwi rya Satani riraza riramubwira ngo gupfa ntuzapfa. Kuko yamaze gutandukana n'Imana ntiyabasha kumenya gutandukanya amajwi abiri. Reka aha tuhatinde kandi tuhasobanukirwe. Irindi sitasiyo ya kabiri, buriya abantu baturiye hafi y'ibiyaga cyangwa inyanja, buriya ubuzima bw'ifi ni mu mazi. Iriya fu ivanye mu mazi ukayishyira ku musenyi, utayikubise, utayiteye icyuma, irapfa, kuko ubuzima bwayo ni mu mazi. Ubuzima bw'ishami ni ku giti, ubuzima bw'ikimera ni mu butaka. Kiriya kimero kivanye mu butaka kiruma. Niyo mpamvu natwe imibereho yacu, kugira ngo tugirane isano n'Imana, kugira ngo tube bazima, kugira ngo twere imbuto zikwiriye abihana, nuko twomatana n'Imana mu ijambo ryayo. Icyo Satani yabanje gukoresha uriya muryango wa mbere ni ukubatandukanya n'Imana, kutagirana isano n'Imana. Kandi bahabwaga amabwiriza n'Imana Data wa twese n'abamarayika, bati kizabahesha umutekano, ikizabahesha amahoro, nuko muzumvira amategeko y'Imana, nuko muzumvira amabwiriza y'Imana. Ariko igihe cyose mwatandukanye n'Imana, muzamenye ko ishyano rizaba ryaguye. Niyo mpamvu ingaruka zarakomeje zigera ku kiremwa muntu. Nimusoma itangira igice cyaho cya 6 uhere ku murongo wa 5 kageze wa 6, turasoma ngo, kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubigusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Nawe tekereza wa mugambi wa mbere, ya gahunda ya mbere, itangira igice cya mbere umurongo wa 26 na 27. Uwiteka ati, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Umuntu aremwa asa n'Imana, umuntu afite amahoro, umuntu afite umunezero, umuntu yishimira ibyaremwe, umuntu anezeza mugenzi we. Ariko icyaha kimaze kuboneka, ishyano riragwa. Biratubwiye ngo aha ngaha mwitangira igice cyaho cya 6, kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima bitekereza ari kubigisa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Hari ababyeyi benshi magingo aya yicuza akababazwa n'abo yabyaye, kuko umwana yamuteye agahinda. Hari indwara nyinshi ababyeyi barwaye bazitewe n'abana babo. Iyi ndwara utazajyanira dogiteri. Barwaye ibifu, barwaye imitwe idakira kubera agahinda, kubera umubabaro. Nawe mubyeyi, ndibuka umuvandimwe w'inshuti yanjye, ntabasha kubabwira amazina ye, ariko yari afite abana 7. Umwana w'imfura ahamagara nyina na se, arabicaza, maze arababwira ngo, mama, papa, uyu munsi mubara ko mufite abana 7, ariko ndababwira yuko mukwiriye kumenya yuko mufite 6, kuko njyewe ntabarirwa mu bana banyu. Kuri iyi saha ntabwo ngira umwana wanyu. Umubyeyi arashavura cyane, umubyeyi arababara cyane, umubyeyi agira agahinda kenshi. Uwo mwana ari umwana w'imfura, ariko abwira se na nyina ngo, mu bana 7 mufite, mubare 6 gusa. Yari yarananiranye. Nyina na se bari bafite amafaranga, bagomba kumwigisha mu ishuri ryiza cyane, ariko iryo shuri yararyanze.
maze aba umwana wangiritse, aba umwana uteje ababyeyi agahinda. Nshuti yanjye muvandimwe, mubyeyi unyumva wabyaye, ujye utekereza amezi 9 umwana ari mu nda, utekereze kujya ku bise, utekereze uburyo umwonsa, utekereze igihe yarwaye nturyame, utekereze uruku akunyarira uhanagura umwanda, maze uwo mwana yamara gukura akakubwira ngo ntabwo uri mama, ntabwo uri papa. muntu arangirika. Reka tubirebe hano muri Yesaya igice cyaho cya mbere, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cyaho cya mbere. Nshuti yanjye muvandimwe, wongera utekereze isano waba ufitanye n'Imana. Turahera kuri uyu murongo, igice cya mbere cya Yesaya umurongo wa 2. Umva wajuru we, tega amatwi nawe wasiwe, kuko Uwiteka avuga ati, nonkeje abana ndabarera ariko barangomera. Umurongo wa 3, inka imenya nyirayo, n'indogo bimenya urugo rwa shebuja. Abisirayeli bo ntibabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitaho. Nawe reba umuhanuzi Uwiteka ari kumubwira ngo birababaje kubona inka imenya nyirayo, n'indogo bikamenya urugo rwa shebuja. Abisirayeli bo ntibabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitaho. Aboroye, abafite amatungo, abatunze, uje ureba itungo riri mu rugo, kugeza igihe inkoko ikumenya ikarira mu biganza byawe. Inka ikakumenya, ikumva ijwi ryawe, ikakumenyesha ko yahaze cyangwa se ko itahaze, ikakumenyesha ko ifite igise cy'umunyu. Nshuti yanjye mwe, kugeza igihe inkoko ititiranya amazu, ikamenya n'inzu ya shebuja, igataha kwa nyirabuja, igataha kwa shebuja. Ariko tekereza iyi saha Yesaya aravuga ngo birababaje kubona inka imenya nyirayo, indogo bikamenya urugo rwa shebuja, ubwoko bwanjye ntibumenye. Nshuti yanjye muvandimwe, Bibiliya atubwira ngo nta mahoro munyabyaha. Ujye utekereza urukundo Imana igukunda, utekereza uburyo uba ugenda bigashoboka inyamara uri guhura n'abari gukuruza akabuno. Ujye utekereza uburyo ugenda ntabakurandase inyamara hari abandi barandaswe b'impumyi. Ujye utekereza igihe uri kuvuga bigashoboka inyamara hari abandi bari gucirwa amarenga, bari guca amarenga batabasha kuvuga. Nshuti yanjye muvandimwe, ujye utekereza uburyo Imana irambura ibiganza. Urebe iyo myaka igukikije, uruheke ruto rw'isaka, uruhungure rukajugunwa mu butaka, maze rukazamukamo umugerengaro, ikigori kikazamuka gihetse 2, agashaka gato cyane kakazaho ihundo, maze ugatekereza ntutekereza urwo rukundo rw'Imana, ukareba isoko uvomyeho kuva uri umwana ukageza mu myaka 60 70, ari isoko iri ikuzimu. Se wakwibaza inkingi zifashe uwo musozi wo hejuru? Ese wakwibaza imashini irimo izamura ayo mazi? Ese wakwibaza akayunguruzo kayungurura ayo mazi kugeza igihe ayo mazi ari umwimerere, maze ukayanywa atanatetse? Urwo ni urukundo rw'Imana. Nshuti yanjye, waba waramenye urwo rukundo rw'Imana nawe ukanezezwa no kuyikunda? Ndagira ngo mu by'ukuri umuntu amaze kwangirika, amaso arahuma, ntabwo abasha kureba uru rukundo. Nshuti yanjye muvandimwe, amahirwe y'umunyabyaha nubwo uyu muntu yangiritse. Turongera dusome ku murongo wa 11 w'ibiranga kwangirika k'umuntu, w'igice cya mbere cya Yesaya. Ibitambo byanyu bitagira ingano mu ntambira bimaze iki? Bitambo n'amasengesho. Isirayeli ya kera yatambaga ibitambo, ariko Imana ibirebye, umunyabyaha agomba kuzana igitambo cye akacyaturaho ibyaha bye. Matayo 5:24, bari bafite ibwiriza ribabwira ngo nujyana igitambo cyawe ku gicaniro ukahibukira mwene so ko mwagize icyo mupfa, uretse iryo turo ryawe ubanze ukiranura na mwene so.
wibaza amasengesho dusengera mu nsengero zacu, mu ngo zacu. Itegeko ry'ijuru riravuga ngo nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukibuka ko mwene so mwagize icyo mupfa, nyabuna buretse iryo turo ryawe ubanze ukironere na mwene so. Ariko se niko bigenda? Ariko se niko bimeze? Abaririmbyi bari kumwe muri korari, wibaza amakimbirane wawe ufite na mugenzi wawe muririmbana. Umugabo n'umugore mushobora kuba mujyana muhuriye mu rugo, ari umugabo n'umugore, umugore ntamenye amadeni ufite, yewe waje no kuyafata ntumugisha inama, akabona imitungo iza gutezwa. Ndashimira leta ko yagikemuye, uyu mwanya ntawe ushobora guhabwa ideni, ariko ubu hari za Lamberi, ibimina abantu bajya gufatamwa amadeni maze urugo rugasenyuka. Wibaze Abefeso 4:26 iratubwira ngo izuba ntirikarenguke irakaye. Uwiteka abaza Abisirayeli ngo ibitambo mu ntamira bitagira ingano bimariye iki? Ibyaha bivanze no guterana kwera ndabirambiwe. Tekereza amasengesho aba mu nsengero, utekereza amateraniro tugira, mbese koko twaba tumeze dute mu maso y'Imana? Ariko urukundo Imana ikunda umunyabyaha, reka tururebe ahangaha kuri uyu murongo wa 18, amahirwe y'umunyabyaha. Uwiteka ati nimuze tujye inama, ni Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bisa na sheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Murongo wa 19, nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Murongo wa 20, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Nshuti yanjye muvandimwe, ndagira ngo ahangaha rwose tuhumve neza. Tekereza iyo Mana y'inyembabazi, Imana idukunda, irongera uwo utamenye Imana, uw'Imana yonkeje ntamenye uwo mubyeyi, maze tukonka amashereka y'Imana tukayonkera muri byinshi, ibyiduha mu byo kurya, ibyiduha mu byo kunywa. Ujye witegereza itungo ryawe riri aho ngaho iyo nka, utekereza uburyo yarishije umucaca, ariko kubera urukundo rw'Imana n'ubushobozi bwayo ikajya mu gifu cy'inka igatandukanya ibintu bitanu: amasi kashyira ukwayo, amaganga kashyira ukwayo, amazi kashyira ukwayo, amaraso kashyira ukwayo, maze noneho yaba yabyaye, maze bya bindi kongera igakamuramwo amata, maze tukanywa ayo mata yayo. Abahanga bakomeye cyane baba muri za laboratwari zihenze ntabwo bashobora gufatura mucaca, ntabwo bashobora gufatira mitumba, ntabwo bafata za dreshe ngo babihuze maze babijyane muri industry ibyarimo amata y'umweru. Ariko kubera urukundo Imana idukunda, niyo mpamvu yavuze ngo nonkeje abana ndabarera. Tekereza urwo rukundo rw'Imana twonka, ariko siyo Mana turayizi, kabone nubwo twayihemukiye kenshi, kabone nubwo tuyivaho kenshi, ariko irongera ikaduhamagara ikaduhendahenda, igahendahenda umunyabyaha ngo nimuze tujye inama, ni Uwiteka avuga. Nubwo wasambana, nubwo waba waribye, nubwo waba kugeza n'igihe umena amaraso y'umuvandimwe wawe, iy'inshuti yawe, ariko Uwiteka aravuga ngo nzabihindura umweru bisa na sheregi, kandi nitwemera tukumvira tuzarya ibyiza byo mu gihugu. Ariko nitwanga tukagoma, Uwiteka aravuze ngo inkota izaturya. Ayo ni amahirwe duhawe. Nshuti yanjye muvandimwe, uyu mwanya urahumeka nanjye ndahumeka, ariko reba impande zahagukikije, wumve amatangazo aca kuri radiyo, urebe, wumve kandi urebe abakomeye, aboroheje, abato, abakuze bamaze gushyingurwa. Imana yo mu ijuru akora ibishoboka byose ngo duhabwe agakiza. Niyo mpamvu Imana ikurinze nanjye kabindinze. Nshuti yanjye kwinangira umutima, we kwinangira umutima kugira ngo Uwiteka agire icyo agukorera. Ahangaha turaje mu gitabo cyo Guteka kwa 2 igice cya 28. Uwiteka aravuga ngo uhere ku murongo wa 1, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kwitondera amategeko yose ngo uteke uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagushumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe.
aha hari imigabane ibiri muri iki gice, muzagisome mukirambuye, igice cya 28 cyo gutegeka kwa kabiri. Hari imigisha dusezeranirwa ikomotse mu kumvira Uwiteka, ariko nanone aha ku murongo wa 15 w'iki gice haratubwira ngo ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yose y'uburyo bwose ngo uteke uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Uzayisome maze utandukanye. Imana Data wa twese kubera urukundo rwayo iradushyira iyi migabane imbere, itweretse umigisha tuzahabwa kubwo kumvira amateka n'amategeko y'Imana. Nanone irongera tuburiye ngo ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yose y'uburyo bwose ngo utegeka, iyi mivumo nayo izakuzaho. Uyu murongo wa 19 w'igice cya 30 cyo guteka kwa kabiri haravuga ngo uyu munsi ntanze ijuru n'isi kwabahamya bazabashinja yuko ngo ushyize imbere ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Nuko uhitemwe ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe, kubera urukundo Imana igukunda, kubera urukundo Imana inkunda, bigeza naho iduhitiramo ati dore ngo ushyize imbere ubugingo n'urupfu, umugisha n'umuvumo. Uhitemwe ubugingo ubone kubaho n'urubyaro rwawe. Nshuti yanjye muvandimwe, nyabuna reka nkubwize ukuri, Imana yacu ni nyembabazi, Imana yacu itinda kurakara kandi ifite kugira neza kwinshi. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka mu gice cyaho cya 13 umurongo wa 34, ayi Yerusalemu Yerusalemu we wica abahanuzi ugatera amabuye bagutumweho, ni kangahe nashatse kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Imana irahendahenda. Inkoko uko ihamagara ubushwi bwayo ikabubundikira, niko Uwiteka nawe yifuza kutubundikira mu mababa yayo. Aho niho twanezerwa, aho niho twagirira ihumure. Icyo nicyo atwifuriza. Luka 19:44. Uyu munsi nawe iyo umenye ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bishwa amaso yawe. Nshuti yanjye muvandimwe, icyaha kibuza umunyabyaha amahoro, icyaha gitandukanya umwana na se, icyaha kigatandukanya umugabo n'umugore, icyaha kigatandukanya abaririmbyi bakundanye bamaranye igihe n'igihe, icyaha kigatandukanya inshuti, icyaha kirangiriza. Nimurebe icyaha, icyaha gituma umuntu ahemukira mugenzi we maze uwo mwavuganaga mugatandukana. Nawe reba icyaha aho kigejeje isi, reba uburyo abantu bahindanye, reba uburyo ubugome bwagwiriye, reba aho umuntu afata undi akamusogota, reba ishyari rimunga umuntu mugenzi we kugeza igihe yumva yamushakira ikimukuraho. Izo zose ni ingaruka z'icyaha, ariko kubera urukundo Imana ikunda umunyabyaha, Yohana 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Isomo rya nyuma riheruka ibyakozwe mu gice cya 3 umurongo wa 19, nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe kugira ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Kwihana ni ukubabazwa n'icyaha no kubicikaho. Icyaha ni ukwica itegeko. Umugaragu w'Imana Luka wanditse igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa atubwira amagambo akomeye cyane ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Nshuti yanjye muvandimwe, ndagira ngo uyu mwanya nongere nkubwire kari agasimba kitwa ikinyabwoya abantu benshi batinya. Kiriya kinyabwoya gifite amahwa ahanda, iyo gitondegeye umuntu kimusiga mwari amahwa, umuntu arababara cyane, kiratinywa. Ariko iyo gishaje burya ibyo bita muri shimi, ibyo bita metamorphose, kirasaza kikavamo ikinyugunyugu, akanyugunyugu keza umuntu yishimira, abana bishimira. Imana natwe irashaka ko duhinduka. Imana irashaka ko tubibyara mu bishya. Imana irashaka ko tubyara ubwa kabiri. Imana irashaka kuduha amahoro yayo. Nshuti yanjye muvandimwe, nta mahoro cyakigeze, icyaha ntikigeze kiguha amahoro, cyakubujije amahwemo, cyakubujije umunezero, cyagutandukanije inshuti, cyagutandukanije n'Imana.
ariko Yesu udukunda arahera cyane ku bwanjye nawe, yambaye umwambaro w'ubutambyi ku bwanjye nawe. Niyo mpamvu ari kuguhamagara akubwira ngo mu Byahishuwe igice cyaho cya 3 ati umurongo wa 20 ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, uyu munsi n'ijwi ryawe ugakingura ndinjira dusangire. Yesu arakomanga ku mutima wawe, arashaka kuguha amahoro, arashaka gutura muri wowe kugira ngo azakumurikire Data wa twese wera kandi uri n'umuziranenge. Reka Imana itugirire neza kandi dukomeze mu bwayo mu izina rya Yesu, amen. Neza kandi dukunda kandi itwitaho, yo iduhendahenda kandi yifuza kuduha amahoro, ikaba yifuza kuduha n'ubugingo buhoraho. Ndasabira mwene data na mushiki wanjye unyumva muri uyu mwanya kugira ngo twese tunezezwe no kugarukira Imana yacu, yiteguye kudusukira umwuka wayo, izaduhembuza imbaraga zayo, izadukungazaho imigisha yose. Reka uyu mwanya ngusabire nanjye nisabira ngo Imana idushoboze kwigarukira bikitwa uyu munsi kandi izadushoboze kugira amaherezo meza. Nicyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka uyu mwanya dusenge. Urakoze cyane Data wera udukunda, urakoze byiringiro by'umugisha, uduha aka kanya ko kumva ijambo ryawe ryera, utweretse amahirwe y'umunyabyaha, dushoboze kwemera icyaha cyacu, dushoboze guca bugufi. Mwami Imana, icyaha ni ukwica amategeko, dushoboze kuguhindukirira kugira ngo amategeko yawe yongere yandikwe mu mitima yacu, kuko icyo nicyo kizaduhesha Edeni Adamu na Eva banyazwe. Reka uyu mwanya nsabire iteraniro ry'abana bawe banyumva, reka nkwinginge twese ngo duhindure gusa nawe, maze ku iherezo ry'uru rugendo impano ivuze uzaduha amaherezo meza yo kuzatabarukana n'abera turabaneshi. Nibyo ngusabira nanjye nisabira ngo Imana yacu ibidushoboze mu izina rya Yesu, amen, amen.